Introducing. Introduction. Muri introduction ikintu cya mbere ukora kanandike mu Kinyarwanda batari kwivuga introducing no kwivuga cyangwa kwimenyekanisha cyangwa mu Giswahili kujitambulisha uburi murabwira umuntu uriwe. Ikintu cya mbere utangira rero muri introduction ni greetings. Greetings no gusuhuzanya. Greetings. Indamukanyo. Indamukanyo. Sibyo? Ni indamukanyo. No gusuhuza umuntu iyo muhuye ikintu cya mbere nuko ubanza ugasuhuza umuntu. Sibyo? uri introducing. Abatari bahari ubwo muragenda mufata note. Urakora introduction ariyo kwivuga cyangwa kwibwirana, ukatangira na greetings. Greetings twavuze ko irimo ibice bibiri. Irimo mu buryo bwiyubashye buri formal bwiyubashye usuhuza nk'umuyobozi, usuhuza nk'umuntu papa wawe, usuhuza nka nyogokuru, uramwubashye no buryo bwiyubashye. Reka nshakira indi bara. Uburi kumusuhuza mu buryo bwiyubashye, nta gupfa kubonana na sogokuru wawe cyangwa n'umuyobozi runaka w'akagari cyangwa umurenge cyangwa gitifu cyangwa nde uhita umubwira ngo bite gitifu. No, uramusuhuza mu buryo bwiyubashye burimo ikinyabufura. Ni uburyo buri formal. Rero uburyo buri formal wasuhuza ukavuga hello. Hello ni muraho. Sibyo? Muraho. Wa muntu uri gusuhuza rero wiyubashye arashobora kuba ari afite titre runaka. Wamubwira hello sir. Sir ni nyakubahwa cyangwa umuntu mukuru nyine wubashe, cyangwa ubwo ntago ashobora kuba sir ariko akaba atafite umugore cyangwa atafite abana ariko ari yubashe ni sir. Sibyo? Noneho ari umugore ukaba wavuga miss. Hello miss runaka. Sibyo? Mademoiselle. Noneho hakaba umugabo Mr. ukamusuhuza mu izina rya famiye ye. Mbese ni last name. Nukuvuga ku rugero narimo ntanga ni Ngabo. Sibyo? Wavuga Mr. Ngabo ni last name y'umugabo wanje, ni nayo Aurore Ngabo yanje. Wavuga hello Monsieur Ngabo. Sibyo? Bana banje bavuga ngo Nagabo, iyi nga irabananira. Hello Mr. ukohingiraho izina rye ry'umuryango rya family ry'Ikinyarwanda. Sibyo? Hello Mr. Ngabo. Noneho iyo uvuze Mrs. ugashiraho S ugashiraho gutya. Mrs. uvuze hello Madamu wa Ngabo. Ukahita uvuga hello Mrs. Ngabo. Sibyo? Ubwo iyi Mrs. ni umuntu uri married kuri uyu, ugakoresha izina ryiwe. Abaye atari umugore w'uyu wavuga ngo hello Miss Ngabo. Iyi Ngabo irashobora kuba ari last name ariko par nécessairement bitavuze ntibigomba kuba gusa ari uko ndi umugore witwa uyu nguyu. Ndashobora kuba afite iyi Ngabo ari izina wenda rya papa cyangwa izina rya sogokuru rikitwa Ikinyarwanda cyangwa ari ryo bampaye rya famille. Ako kubera ko nyubashe ntago uzi ko ndi mariye, ntago uzi ko Ngabo ari ry'umugabo wanje, uravuga hello Miss Ngabo. Cyangwa ukaba wanavuga hello Miss Aurore, izina ryanjye risanzwe rya first name. Sibyo? Ubwo urimo urasuhuza umuntu mu buryo buri formal. Ntabwo wabona president umugahita ngo hi president runaka, hi. Uramubwira muraho. Mu Kinyarwanda iyo tuvuze hello ni muraho cyangwa uraho. Urashobora no kuvuga uraho ariko ukongeraho bya byubahiro ya matitre y'umuntu kugira ngo umwereke ko umwubashe. Sibyo? Noneho hakaba uburyo buri formal twavuze, uburyo buri informal busanzwe. Sibyo? Informal, buryo busanzwe.
busanzwe, usuhuza inshuti yawe, usuhuza urungano, usuhuza umuntu mwiganye nubwo mutangana imyaka ariko akaba ari umuntu mumenyeranye. Twavuze ko ni nka wa muntu usanga mufite nk'amaduka wenda mwese, umwe na hano undi hano undi hano, muramenyeranye, murakorana, muri aba co-workers, murakorana, sibyo? Noneho iyo umubonye nubwo ari umuntu ukuruta mu myaka ntabwo utanga uraho nyakubahwa, uraho nyakubahwa, murabonana buri munsi, mucuruza bimwe, murakorana, mutera blague. Wa muntu rero iyo ugiye kumusuhuza kenshi umusuhuza mu buryo buri informal, mu buryo busanzwe. Ni kwa kundi umubwira ngo hi mama runaka, hi Aurore, ushobora no kumuvuga mu izina niba mujya muvugana amazina. Nababwiye n'urugero nyine ko hari ukuntu umuntu utangira no kumuha ibyubahiro, akafata hi bishop, hi musenyeri, hi, akafata no ntukajya umuhamagara buryo, ujye umuhamagara bisanzwe. Ugaba yaguhaye uruhushya rwo kujya umusuhuza mu buryo buri casual, uburyo busanzwe, sibyo? Mu buryo buri informal. Noneho iyo umushuhuje hano uravuga ngo hi, cyangwa ukavuga hello cyangwa hi. Ubwo hello hano uhita wuzuza hello Aurore, hello Aurore, gutyo n'umuntu musanganywe. Cyangwa ukavuga hi, cyangwa ukavuga hi Aurore, cyangwa ukaba wanavuga hi Mr. Ngabo. Ni Mr. umuntu wubashe ariko muramenyeranye, cyangwa mufitanye imigenderanire, muramenyeranye, ntabwo musuzuguye ariko yaguhaye urushya akavuga ati ujye unyita mu mazina nta kibazo, muri cool, mbese mubanye neza, ibintu byoroheje, nta bintu bibikaba. Uravuga hi Aurore cyangwa hi Mr. Ngabo, gutyo kubera ko muramenyeranye. Ariko ari umuntu wiyubashe uhita umusuza muri bwa buryo bwiyubashe. None iyo umuntu akubwiye hello usubiza hello, sibyo? Hi usubiza hi, na ukongeraho ibyo wongera hi runaka, hi to you too, hi mama runaka, ukavuga hi. Noneho igikurikiraho nuko ubaza umuntu uko ameze. Ntabwo mu kwibwirana, ntabwo uva mu kusuhuza umuntu ngo muraho neza, akavuga muraho, noneho ukahita utangira urinde, witwa nde, ukatangira kumubaza ibintu byinshi. No, urabanza ukamakinga sure, ugahakikisha ko wa muntu ameze neza. Ukamubaza, nibwo uhita umubaza how are you, how are you, umeze ute, umeze ute. Uri muramubaza uko ameze, noneho akaba yagusubiza. Turi gukora summary, ntabwo ndi bujye mu detail. Akaba yagusubiza I am, ariyo bakunda kufupisha bakagira gutya am. Iyi a ni inyuguti ntoya, ni I ni inyuguti ntoya, noneho bakuraho imwe ikaburizwamo bakahita bandika gutya am. Shobora how are you, urashobora kuvuga doing, how are you doing, kimwe nuko utayivuga, sibyo? Biterwa nuko mu buryo buri formal bwiyubashe akenshi barayivuga how are you doing, ariko mu buryo busanzwe cyangwa cyongereza bisanzwe nababwiye nshaka ko bigisha ntago ukora how are you doing. Akenshi usanga umuntu how are you, na ya facial expression nababwiye isura y'umuntu gusa uburyo yavuze tubona ko harimo kubaha, harimo guca bugufi, harimo kuguha agaciro ufite. How are you, mubwiye ngo how are you, tubona ko isura yanjye nayerekanye ko nkwitayeho. Noneho wajya gusubiza ukavuga I am doing well, sibyo? I am doing well, I am doing fine. Fine byose ni amasinonime, n'amagambo avugika kimwe asobanuye ibintu bimwe. Meze neza, I'm doing good, I am doing okay, I am doing excellent, I'm doing perfect, I am doing amazing. Wakuzuzaho amagambo yose ushaka bitewe nuko wiyumva uwo munsi. Wahita uvuga uno munsi ndi kumva I'm doing okay, I'm doing okay, mbese meze neza, ntacyo mbaye, ntacyo nshinja Imana. Cyangwa ukavuga I'm doing well, meze neza, cyangwa I'm doing good, very good, I'm doing great. Ushobora kuvuga great, mbese ubu meze neza cyane. I'm doing perfect, meze neza, noneho nta kintu kibura. I'm doing perfect, I'm doing excellent. Wakuzuzaho amagambo yose ushaka. Ariko
mu buryo cya cyongereza cya buri munsi tuvugana nabo tumenyeranye, uhuriye n'umuntu mu nzira, ntabwo tuvuga ibi byose uvuge ngo I am doing well. Akenshi usanga umuntu avuga ngo I'm good. How are you doing? I'm good. I'm fine. I am well. I am okay. How are you doing? I'm okay. How are you doing? I'm fine. How are you doing? I'm perfect. Good. Usanga bafupisha akuzuzaho cya kindi. Ariko mu buryo buri form bwiyubashe ukavuga amagambo nyine ukayandika neza. Sibyo? Noneho wa muntu niba atameze neza, niko twavuze, niba atameze neza, abatameze neza uravuga ngo I am not doing fine. Ntabwo meze neza, ntabwo meze good, ntabwo meze okay. Noneho iyo utameze okay, wenda ubu urwaye. I am not doing well. Changa well, I am not doing well, I am not doing fine. Umuntu atakuvuga uti why kubera iki? Mwandike mu Kinyarwanda kubera iki, ukahita umubwira impamvu. Wenda urarwaye, uri sick. I'm sick. Wenda urarwaye, niba ugenda wuzuza rero bya bindi utameze neza. Cyangwa I am sad, ndababaye, simeze neza, I am sad. Wenda napfushije umuntu, cyangwa narwaje umwana, cyangwa hari ikindi kibazo nagize. Noneho ukagenda usimbuza uko wiyumva bitewe n'uko wiyumva. Sibyo? Wenda muri ya mavideo asanzwe munsi nabonye umwanya nzajya mbandikira. Uramutse utameze neza urashobora gusubiza I am sick, I am tired, I am busy. Akazi kambanye kenshi niyo mpamvu numva ntameze neza. I am not doing well, simeze neza kubera akazi ni kenshi. Sibyo? Nibyo. Noneho tuvuye hano umaze kwivuga, mwamaze kwibwirana n'umuntu ya greetings, wamubajije uko ameze, ikikurikiraho mubaza iki? Mubaza what is your name? What is your name? Izina ryawe ninde? Izina what iki? Yo chawe, your baby, your pen, your pencil, your marker, your house, inzu yawe, yo ya. What is your name? Name ni izina ryawe ninde? Sibyo? Niko bashatse kukubwira, ariko ni nk'aba kubwiye witwa nde. Ni nk'aho bakubwiye witwa nde. What is your name? Izina ryawe ni what? Ni iki? Ni iki? Witwa gute? Your name. Izina ryawe. Your name. Witwa nde. Noneho ukahita uvuga my name is blank. Ukahita wuzuzaho izina ryawe. My name is, izina ryanjye ni, izina ryanjye ni, ukuzuza. Sibyo? Izina ryanjye ni, ukahita wuzuza izina ryawe. Cyangwa ukaba wavuga I am called, nitwa, kwa kundi tuvuga I am called. Mbese call ni uguhamagara, ukavuga I am called runaka, banyita runaka. Cyangwa ntunavuge n'ibindi byose, ukahita uvuga, umuntu akubaje what is your name, uhita uvuga izina ryawe utiri uvuga ibindi. What is your name? I'm Aurora, nitwa Aurora. Cyangwa ndi Aurora. Noneho ushaka kumubaza kubera nibo yakubajije utumga and you wowe, and you nitwa Aurora, and you wowe se, nibyo ushatse kumubaza. Cyangwa ukamubwira nitwa Aurora, what is yours? Iryawe ni irihe? What is yours? Ukongeraho s hano. Yo ni cyawe, ariko yours ni icyawe, iryawe, uwawe. Sibyo? What is yours? Ngo bamubaze wowe iryawe ni irihe? Sibyo?
umaze umuntu akahita akubwira nawe akakubwira ngo I am runaka, akahita yuzuzaho izina ryiwe. Sibyo turimo turakora summary y'ibyo twize ubushize. Noneho ukahita iyo mumaze kumenyana, nababwiye ko arashobora kuba ari umuntu wenda muhuye nko muri match, mugiye kureba umupira, nta bindi bintu mushaka byimbitse mwinjirana mu buzima cyangwa mwibwirane birenze. Ubwo muhita mugarukira aho ngaho. Ni nk'umuntu twahurira mu isoko kamwe ati oh hello how are you? I'm good. What is your name? Kamwe ati nitwa gutya. Oh nice to meet you. Atabwa ati nishimiye kukumenya. Nibyo mugarukiye aho, ntashaka kumenya aho uturuka, ntashaka kumenya ibindi, ukahita akubwira nice to meet you. Nishimiye kukumenya cyangwa ndishimiye kukumenya. Very nice. Cyangwa great. Iyi nice wayisimbuza n'ibintu byose, wayisimbuza na good, wayisimbuza it was nice to meet you. Byari byiza kukumenya. Byari byiza cyane kukumenyana nawe cyangwa kukutana, guhura nawe. To meet ni guhura n'umuntu cyangwa kumenyana. Kumitinga umuntu ni kwa kuno umuntu abagiye nko mu nama akavuga ati ngiye muri meeting, bagiye kubonana n'umuntu amaso ku maso, murashobora gukora meeting mutabonana mukamenyana. Byiza kukumenya, sibyo? Nice to meet you, great to meet you, wasimbuza ibintu byinshi hano bitewe n'uburyo wiyumva, sibyo? Niho rero twagarukiye, niyo summary y'ibintu twize kuwa mbere n'uwa kabiri. Noneho uno muntu sasa urashaka umumenye byimbitse, sibyo? Nibwo noneho utangira kumubaza where are you from? Uturuka hehe? Where are you from? Okay? From, ijambo from ya madetaye nambahereza. Se ya pink yacu iri he? Ndebe ko iyi ngiyi itabonerana. Iyi from mbese from saa 4 to saa 6 nibwo turiga from this time kuva ahangaha isaha iyi kugeza iyindi. Ariko iyi from nanone ikaba yavuga guturuka, aho waturutse. From waturutse iriya uza hano. Nuvuga niba uri mu Rwanda waraturutse Burundi, you are from Burundi, sibyo? Uri uturuka kuva from Burundi to Rwanda, sibyo? Where are you from? Uturuka hehe cyangwa uva hehe. Where are you from? Ngira ngo ni iri jambo bakunda gukoresha kenshi. Where are you from? Uva hehe, uturuka hehe. Ukahita usubiza I am cyangwa ukayifupisha ya ikavamo ukavuga I'm from, ukuzuzaho kontina, wavuga I am from Africa. Kontina mbese ni hanini hose, cyangwa ukavuga igihugu exactly ahantu turuka. I am from Congo. I am from Congo. Sekubereke ndi kwanda. Congo, sibyo? I am from Congo. Nturuka Congo. Akenshi usanga ntabwo bavuga ngo I am from Congo. Akenshi mubigira ya buri munsi kubera bako bavuga bihuta, atavuga ngo I'm from Congo. I'm from Congo. Noneho kubera ari conversation murimo muragirana ikiganiro, murimo muraganira n'umuntu, hari igihe uhura n'umuntu gusa mukavuga, cyane abanyamerika hano mbona bavuga bihuta. Ukahita uvuga I'm from Congo. Cyangwa where are you from? Ukahita uvuga gusa Congo. Sibyo? Kubera ni ikiganiro muraganira. Si ikiganiro kiri fomo kiyubashe nyine uvuga ati uri nko mu rukiko cyangwa uri gukora nka interview uravuga I am from Congo kugira ngo bisobanuke neza ibyo wavuze. Ariko ikiganiro cyo mu muhanda gusa muhuriye n'umuntu mu isoko akavuga ati oh nakunze imisatsi yawe cyangwa nakunze ikanzu yawe, where are you from? Akahita kubaza where are you from? Ukavuga ati me njyewe I am from Congo. Abanyarwanda nabo bakunda kubivuga njyewe wowe nyine. Bavuga ati wowe nyine, hari undi ndi kuvugana nawe.
ndagusubiramo njyewe yego wowe where are you from ukatuvuga I am from Congo, I am from Burundi. Urashobora no kuvuga umujyi exactly wenda uri Gisenyi umuntu akavuga ati utuye hehe cyangwa uvuye hehe ukatuvuga mvuye i Kigali sibyo I am from Kigali akavuga ati wenda ko abanya mu bigogwe hariya mu nkaza Ruhengeri n'ahandi n'Igisenyi usanga bavuga ikigogwe noneho wagera ukavuga ati wowe watajya kuvuga ati wowe uturuka hehe where are you from ukatuvuga ati I am from Kigali nabo ngewe hano ibi bintu simbimenyereye ukasanga wenda bazi no gushigisha gukora ubushera barabizi ukase wowe utazi gukora ubushera uturuka hehe where are you from ukabati nge mva muri capitale y'u Rwanda mva i Kigali niyo mpamvu ibintu ntabizi sibyo I am from ukuzuza Congo urashobora kuvuga igihugu urashobora kuvuga umujyi kubera ko uri mu wundi mujyi wasuye uwundi mujyi ukavuga ati naturutse i Kigali sibyo urashobora no kuvuga I am from Africa Africa muri rusange I am from Africa noneho uvuze ngo I am from Africa umuntu akatakuvuga which country kubera Africa ni continent ubwo ni ikintu mugabane sibyo uturuka muri Africa noneho wa muntu akatakubwira ngo which country no kubandika country guys no kubandika country cyangwa EU ntagere mu which country sometimes amagambo arancika which country mwandike country ndebe country my country ndikumva nkaho EU itari mu ngamu nyandikire bari hano abanyeshuri which country mwandike numva ari uko my country ntabwo muri mu murandika okay my country which country ikihe gihugu umuntu ari kukubaza ikihe gihugu which zangwa zarashize which country akahita kubaza ikihe gihugu muri Afrika kuko Afrika ni nini wenda ifite ibihugu byinshi which place arashobora hagana he mbese bari kukubaza hagana he which country sibyo where are you from ukahita umbwira I am from Africa kenshi nitwe babibaza kubera nyine batubona hano akahita kubaza where are you from ukahita uvuga I am from Africa ukavuga I'm from Africa which country akahita kubaza hano uvuga nturuka muri Africa sibyo nturuka muri Africa akakubaza ngo which country kuko Africa igizwe n'ibihugu byinshi uvuze ngo I am from America yakubaza which state ibihugu bya hano babyita ngo nama state yitwa gutya state gutya yakubaza which country cyangwa which city uvuze ngo I am from Rwanda sibyo urugero nturuka mu Rwanda cyangwa I'm from Congo akahita kubaza which city muwe mujyi muri Congo muwe mujyi avuga ati umujyi wa Gisenyi cyangwa umujyi wa Goma umujyi wa Bukavu gutyo abari kukubaza city which city sibyo abari kukubaza aho uturuka sibyo ako kantu nizere ko mwakanditse ukahita uvuga I am from ushaka nawe kumubaza bya bindi uramubaza ngo how about you wowe se bijyanye nawe wowe bikureba how about you wowe se uturuka he ni nkako gushatse kumubaza how about tell me about you byerekeranye about cyerekeranye nawe uravuga ati I am from Congo
how about you? Kubera wibuke ko mwasuhuzanyije uramubwira ati and you, nitwa gutya, and you, akahita akubwira. Noneho ukamubwira ati oh, where are you from? Akubwiye ukamubwira ati I am from Africa. Akakubaza which country? Ukamubwira country, igihugu. Kiye igihugu ukamubwira country. Cyangwa ukamubwira ati ndaturuka muri Congo. Muwe muji, which city? Ukahita uvuga city yari. Noneho akahita guhindukira nawe kugira ngo kubaza iyo uturuka nawe. Atakubaza how about you? Wowe se uturuka. Ni nkako bashatse kukuvuga. Wowe se how about you? Wowe se bimeze bite uturuka. Ukahita umubwira nawe I'm from, ukavuga how about you? Wowe se ni nkako abashatse kukubwira wowe se. Abashaka kukubaza about your country cyangwa about ahantu turuka. Where are you from? Nkuko wakamubaje where are you from? Nawe yajya kukubaza ati yakuba you, where are you from? Barimo arisubiramo ariko cyongereza kivugwa buri munsi cyoroheje wasanga no mu muhanda. What is your name? Akuvuga where are you from? Uturuka he cyangwa uva he? Ukamubwira va muri Africa. Which country? Ikihe gihugu? Ukakimubwira. Wavuga igihugu what city? Ukavuga city cyangwa which city, yihe city mu Rwanda ukayivuga. None akavuga ati hey, ukamubwira oh good. None wowe ukamuhindukira sasa ukamubaza how about you? Wowe se uturuka. Ni nkako wakamubaje ntabwo wamuhindukira umubwira ati where are you from? Wabivuga ukoresheje ya facial expression. Mwibuke umuntu yakwaje where are you from uramubwiye ukati where are you from? Where are you? Urabona ko ndikuvuga wowe uturuka he. Where are you from? Ukamusubiza I am from here. Ukabivuga ukamubaza where are you from? Yeah, you. Urabona ko ndimo nashiraho nka stop nka pause mu mivugire. How about you? Where are you from? Sibyo wowe se uturuka he. None akakubwira guys ndabarahiye za gift zanyu mwazohereje. Andeba mutuko I'm from, ukahita wuzuza aho turuka nawe. Sibyo ubwo mubwiranye aho muturuka ibihugu cyangwa aho wajuva. Sibyo igikurikiraho tubwige no kubaza umuntu are you married? Urubatse. Are you married or single? Are you single or married? Uri single cyangwa uri married? Are you single? Uri single. Single kuba single ni ingaragu. Uri ingaragu. Uri ingaragu urubatse. Hano ubwo iyi ni married. Iyi ni ingaragu. Sibyo? Ubwo uri kumubaza are you married? Akenshi bahita bavuga urubatse se. Urubatse. Urubatse. Are you married? Urabona iyo uvuga uravuga ngo you wowe are married. Urubatse. Ariko kubera ari ikibazo turafata you na are tubicurike. Subona ko wavuga ngo you are married. Urubatse. Sibyo? Uravuga you are married. Urubatse wowe. Sibyo? Wowe urubatse. Ubu uri murabyemeza uri murabivuga. Ariko ushaka kumubaza urafata you na are ubicurike. Wari gutangira you are married. Sibyo? Ariko kubera ari ikibazo uhita uvuga are you married? Urashatse. Akenshi uzasanga iriya you are iriya verbe nibanza. Sibyo? Are you married? Urubatse. Are you single? Cyangwa uri ingaragu. Uri ingaragu. I or ni cyangwa. Okay? Urubatse cyangwa uri
ndi ingaragu, ukahita uvuga am, ya I am twafupishije am single. Okay, cyangwa ukavuga am married, sibyo? Ushaka kubwira umuntu arakubajije are you married, ukavuga ati yes I'm married. Ako akenshi usanga babivuga bihuta mu buryo busanzwe, yes I'm married, yego ndubatse, sibyo? Ndashatswe cyangwa mfite urugo ndumugore w'umugabo, yes I'm married. Cyangwa ukaba utari married, ukaba uri single, ukavuga ati no I am not married, I am not married. Cyangwa I am not single. Umuntu akubajije are you single, wahita uvuga no I'm not single. Are you married, ukavuga no I'm not married, ntabwo nubatse. Waba wubatse umuntu akakubaza uri single, ukavuga ati no I'm not single, ntabwo ndi single, I'm not single, I'm married. Umuntu wenda akaba atari married, bakakubaza utubatse, umuntu akavuga ati are you married, urubatse, ukahita uvuga ati no I'm not married, I'm single. Ntabwo nubatse, ndi ingaragu, sibyo? I'm single. Uri ingaragu se, ukavuga ati no I am not ingaragu, I am married, sibyo? Niba uri married, ari umukomedi witwa Basket Mount yaravuze ngo two things involved, niba it's either uri married cyangwa ukaba utari married. Noneho tuvuge rero uri single, ibyawe biba birangiye. Noneho uri ingaragu sasa, uri married, umuntu ahita akubaza oh do you have kids, ufite abana? Yanakubaza ngo umugabo wawe ninde, who is your husband, who is your husband, cyangwa who is your wife. Urashobora kuba urimo urabaza umuntu akakwete uri married, umugabo wawe ninde, umugabo wawe ninde, niwe husband ni umugabo, sibyo? Umugabo niyo husband, sibyo? Wife ni umugore. Who is your wawe cyawe byawe, who is your husband, umugabo wawe ninde? Iyo wavuze ko uri married, who is your husband? Cyangwa akakubaza wavuze ko uri married uri umugabo, umugore wawe ninde, who is your wife, ko tutamuzi, sibyo? Ukahita uvuga my husband is, my bashiraho husband cyangwa wife is, ukavuga izina ryiwe blank, sibyo? X. My husband cyangwa my wife is X. X isimbuye izina, ukaba washiraho umuntu wari wese ukashiraho izina, sibyo? Umuntu aba arimo arakubaza kugira ngo they want to know you more, arashaka kumenya byimbitse cyangwa cyane kurusha uko akuzi. Wamubaza umuntu gusa usuri married, ndi married, bikagarukiraho. Akaba wakubaza ati uri married, akavuga ati uri married kuri inde, who are you married to, who are you married to, ushakanye nande, who are you married to, ushakanye nande, who inde are you married to, who are you married to?
ninde ushakanye nawe, cyangwa ninde washatse. Who are you? Ninde mwubakanye, ninde mwubakanye, cyangwa ninde mushakanye. Who are you married to? Wubakanye nande cyangwa ushakanye nande, ninde mushakanye, sibyo? Noneho iyo umaze kumubwira iyo akubaje who are you married to, ituvuga I am married, nubakanye to Mr. Ngabo. I'm married to Mr. Ngabo. Nubakanye na Mr. Ngabo, sibyo? Nshakanye cyangwa nshakanye na Mr. Ngabo. Ndi married na runaka cyangwa ndi married kuri runaka, n'uyu twashakanye, sibyo? Who are you married to? Harimo arakubaza ninde washakanye nawe cyangwa ninde mushakanye, ninde mwubakanye. Ukatumvira I am cyangwa am married to Mr. runaka. Wenda n'umuntu n'abantu mwiganye akavuga ati ninde mushakanye, ukatumvira ati nshakanye na runaka, uramwibuka twiganye gutyo. Noneho umuntu akakubaza ufite abana, kubera wavuze kuri married, ufite abana cyangwa nta ufite. Ufite abana, ufite, do you have children? Do you have children? Ufite abana. Ufite abana se, abarimo arakubaza se ufite abana, ushobora gusubiza yes I do, sibyo? Ushobora gusubiza yes I do, yego ndabafite. Ubwo ntabwo uvuga ngo yego mfite abana. Wabivuga ushaka kuvuga ngo yego mfite abana, uravuga yes I do have them, ndabafite, them, cyangwa yes I do have children, sibyo? Do you urabona you do have children, ufite abana, you do have children. Ariko kubera ari ikibazo twavuze do you, twatangije verb. Do you have children? Ufite abana, ukahita uvuga ngo yes I do. Akenshi ugarukira aho ngaho. Hari n'umuntu udashaka kuvuga abana be cyangwa no kubakwereka n'iki, akavuga ati yego ndabafite, mukagarukira aho ngaho. Cyangwa ukavuga ati yes I have them, yes I have them, cyangwa yes I do have children. Wagira gutya, wavuga ngo yes I do have children, cyangwa ukavuga yes I do have them. Yes, ngire hano tubiri, yes I have them. Urabona tuno turongo tubiri, yes I have them, yego ndabafite. Noneho cyangwa ukavuga yes I do have children, cyangwa ukavuga yes I do ukagarukira aho ngaho, yego mbese uvuze yego yes I do, yego ndabafite abana. Noneho umuntu akaba yakubaza how many, bangahe, how many, bangahe, how many, bangahe. Noneho ukahita ushiraho umubare. Urashobora kuvuga umubare mu izina cyangwa umubare ukandika amagambo yayo, cyangwa ukandika how many ukahita uvuga 6, how many 4, how many 9. Nkanjye mfite bangahe guys? How many? Oh, Nancy, sorry, Sureva, I have them. Nancy said then, okay, thank you. How many
How many mfite abana bangahe? How many do I have? How many children do you have? Umuntu arashaka no kukubaza ati wenda akaba bizi neza ko ufite abana akakubona abana babiri, ubwo ntago ahita kubaza ngo do you have children, kubera deja yamaze kukubona n'abana ako ntazi umubare w'abana bawe ufite. Ubwo arahita akubaza ikibazo kitari ikingiki, do you have children, kuko yaba ari kukubaza nawe ibintu areba nka mwarimu. Ahita kubaza how many children do you have? Ufite abana bangahe? Ufite abana bangahe? Ufite abana bangahe? Sibyo? Yabanje akakubaza do you have children? Ufite abana. Do you have children? Ukavuga ati yes I do. Cyangwa ukavuga yes I do. Cyangwa ukavuga ngo yes I have them. Cyangwa ukavuga ngo yes I do have children. Noneho akahita kubaza how many? Bangahe? Kubera ko yari yabanje kubaza se ufite abana, wabyemeye ko ufite abana, ukavuga yes I do. Akashaka kubaza umubare wabo akavuga how many. Noneho arashobora kuba yanakubonanya abana, yamaze kubibona ko ufite abana, cyangwa kuri poste yawe, profile yawe harerekana amafoto, cyangwa ibyo postinga urapostinga amafoto ari kumwe y'abana. Ahita kubaza how many, kuko deja arabizi ko ufite abana. Ahita ntabwo ari buze kukubaza se ufite abana kandi abizi. Ubwo ahita kubaza how many children do you have? Ufite abana bangahe? Nizere ko mwanditse 6 children guys. Abatekereza ko mfite 6, abatekereza ko mfite 5, abatekereza ko mfite 3, kubera mubabona kuri ya Ngabo band bari abaririmba mukagira ngo ni batatu. I have, noneho ugiye gusubiza Mama Destiny, me I have 5. Niyo yiriya 5 D's, simubona 5 D's. I have 5 children. Sibyo? Nizere ko bino mwabyanditse mbisibe. Reka mbahe amasegonda make umuntu utarabyandika ahite yandika vuba vuba. Mfite abana 5. Ufite abana bangahe? Nibwo utangira kuzuza mfite abana 5. Kandika ushobora wenda ari muri message utukoresha umubare gusa. I have 5 children. I have 5 children. Mfite abana 5. Mfite 5 ngewe. I have, cyangwa mwagiye mwandika abana mufite namwe. Mfite abana 5. Sibyo? Ngiye gusiba, nizere ko mwanditse. Uri gusubiza umuntu wenda yakubajije do you have children? Ufite abana? Ukavuga yes I do. Yego. Cyangwa ukavuga yes I have them. Yego ndabafite. Cyangwa ukavuga yes I do have children. Yego mfite abana. Noneho ukahita uvuga yes I do have children. Noneho ukahita uvuga, akahita kubaza how many? Bangahe? Kuko yabanje kubaza ko ufite abana. How many? Ukahita uvuga umubare wabo gusa. Cyangwa yabibonye ko ufite abana, ntago ashaka kubaza ko ufite abana ko yamaze kubibona. Akahita kubaza how many children do you have? Ufite abana bangahe? Ukavuga I have 5. Ukahita ugarukira aho ngaho. Sinangombwa ko wandikaho children. I have 5. You? Uribuka kandi I have 5. How about you? I have 5 children. Rero mu buzima busanzwe bwo mu rugo wavuga children, ariko ibyo tuvuga mu busanzwe tuvuga kids. Children, child umwana umwe, sibyo? Children ni mu bwinshi, sibyo? Nari ku ijambo uri kuganira n'umuntu mu buryo buri casual, mu buryo busanzwe, mu buryo buri informal, mu buryo busanzwe buri cool, busanzwe uramubwira I have 5 kids.
kids n'utwana nyine mfite abana batanu. Kids, sibyo? Children niryo nyine ijambo rikoreshwa ryiza, ariko ni ryiza ariko niryo rikoreshwa mu buzima busanzwe. Ufite abana, how many kids do you have? How many kids do you have? Mu buzima sinababwira ngo ni inshuro zingahe umuntu yambajije ngo how many children do you have? Barorosha tu ubuzima busanzwe buri cool bworoheje, bakatakubaza how many kids do you have? Ariko nyuzemo n'akantu ku bwenge. Kid umwana w'ihene bamwita kid, ntabwo bamwita goat ni ihene, ihene, sibyo? Impene mu Kirundi, sibyo? Ihene bayita goat, umwana wayo bamwita kid, sibyo? Noneho aka kantu mukamenye, iyi kid wibonye biterwa n'interuro irashobora kuba ari umwana w'ihene cyangwa ikaba ari umwana nyine. Sikwa kundi bavuga ngo utwana none ngo bari gukubagana nk'abacitse ikiziriko nk'ihene nyine, kwa kundi tuvuga. So kano kantu mukamenye, kid, ijambo kid ni kwa kundi uvuga ngo umwana w'ihene bamwita gute? Umwana w'inka urayita inyana, biriya. None umwana w'ihene bamwita kid mu Cyongereza, sibyo? Noneho kwa kundi umuntu aba ari kuvuga ati ndi gutera blague, uravuga ati I am kidding, ndimo ndakina, ndi kugukinisha. I'm kidding. Akavuga ati mami reba hariya runaka wenda nka sister wanjye ari muri Afrika, akata mami reba sister araje, dore araje, ngahita ukahita urangara ukareba akavuga ngo I'm kidding, I'm just kidding. Ubwo abari kugukinisha. Ni kidding, sinzi ko di ari imwe cyangwa ari zibiri. I am kidding. Tukandeve. I'm kidding. Yani di zibiri. Sibyo? Biroroha nyine tujya muri message ukamera nkaho ugiye gutexting umuntu kugira ngo mbone ijambo ritariza. I am kidding. So hano twavuze how many children do you have? Cyangwa umuntu akakubaza how many kids do you have? I am kidding, ndi kublaga gusa, ndi gutera, ndi kwikinira na nikiniraga gusa, cyangwa nagukinisha. Cyangwa umuntu akakubwira nk'ikintu ukavuga are you kidding me? Ukasanga na mwana yakoze ibintu ukavuga uranginisha cyangwa are you kidding me? Cyangwa are you kidding me? Gutyo. So hano ukavuga how many kids ni umwana, ariko kid ubwayo cyangwa kids ishobora kuba abana b'ihene. Akenshi usanga mu buzima busanzwe bwa buri munsi dufite uhita uvuga how many kids do you have? Ukavuga I have 5 kids, mfite abana batanu. 5 cyangwa ukandika umubare 5 ni wuzi. Ufite 4 abanditse 4 ufite 4. Ufite 6 ufite 6 ukandika iyi ni 4, iyi ni 6. Ufite 9 ukandika ni 9. Ufite 10 I have 10. Ufite 10 children. I have 1 ukandika I have 1 child. Wibuke ko child n'umwe cyangwa 1 kid, child. Ubwo 1 ni rimwe, sibyo? I have 1 child. Kubera si benshi mu bukeya, children ni benshi, ariko ukuyeho iyi it becomes child, aba ari umwana umwe. Noneho ugahindukira wa muntu wakubashije how about you? Wibuke kandi mugati wowe, how about you? Wowe ufite abana. How about you? Do you have children? Urashaka kubivuga byose cyangwa ukavuga gusa how about you? Ukagarukira aho ngaho. Do you have children? Wayongeraho kimwe nuko utayongeraho. Nawe akakubwira ati no. Noneho ushaka kuvuga ngo no ntabo mfite, uravuga ngo no I do not. Ubwo ni do not. No I do not. Mu buryo bwiyubashye bwiza bwa form bwa bundi.
cyangwa ukaba wavuga no I don't. Akenshi niyo bakunda kuvuga I do not. Kwifupisha rero uhita ushiraho ka no ushiraho n. I do, I don't. I o ya hano tukayikuraho no I don't. Mu buzima busanzwe ko tuvuga buri munsi no I don't. Ufite abana yes I do cyangwa ukavuga no I don't. Ako kavidewo narakabakore yes I do no I don't. Okay, yes I do no I don't. Ufite abana se yes I do. Ufite abana se no I do not have children. I don't have children. No oya simfite I don't. Simfite have I don't have simfite. I don't have simfite children abana. Okay, nizere kwa konga ko magafasha za likes zanyu nizo zinyereka ko muhari kandi murimo murabifata. Okay, ni iki kindi twakurikizaho hano cyangwa isomo numva twarigarukiriza hano ya minota yageze cyangwa muracyafite courage. Ni iki gikurikiraho iyo umaze kwibwirana noneho kwa kundi umaze kubwira umuntu ko ufite abana atakubwira ati wow ni kwa gutangara, wow that is beautiful. Atakubwira that is so nice and that is so beautiful. Byiza cyane, that is great, that is great. Kuba ufite abana noneho inaha abanyamerika iyo mbabwiye mufite abana 5 bahita bambwira ngo you have your hands full. Hands, iyi terme na kantu shaka kubigisha. You have your hands full. Noneho umuntu nkamubwira wow that is beautiful. Ngire beautiful. That is beautiful. That is so great. That is so great. Ibyo ni byiza cyane. Akahita avuga ngo wow, bakunda kumbwira ngo wow you have your hands full. Bese bavuga ati amaboko yawe aruzuye. Bese kuba your hands iri full ni igihe amaboko yawe ahora afashe ikintu, ntufite umwanya wo gushyira bya bindi hasi gukora ibindi. Bese baba bashatse kuvuga ngo uri busy, uhora uri busy, uhora uhuze. Hana 5 ni gute ahubwo ubigenza. Akahita avuga ati you have your hands full. No kuvuga ufata umwana umwe ari gukubagana hano, uwundi akaba ari gutoba amazi hariya muri toilette, wajya gukuraho uwundi akaba yagize. Bese ugakora ufasha abana, uri busy. Bese abashatse kuvuga ko uri busy cyane, ufite akazi katoroshe kenshi, sibyo? You are very busy. Cyangwa bakunda kumbwira ngo you are a very busy, akashiramo ana. You are a very busy woman. Uri umugore uhuze. Abashaka kubwira hano you have your hands full. Bese amaboko yawe aruzuye, uhora uri busy. Bese nta mwanya uruhuka kubera ufite abana benshi, sibyo? You have your hands ni ibiganza, full byuzuye. Ibiganza byawe bihora byuzuye. Abashatse kuvuga ko uri busy, uri very busy, uhora uri very busy. Cyangwa akakubwira ngo wow you are a very busy woman. Uri umugore uri busy cyane, very busy, uhora uhuze kuko abana 5 ni benshi. So ashaka kukubwira ngo wow that is cyangwa akavuga ngo wow so many children. Akahita wow abana benshi, so many.
barimo arashaka kubwira nyine ko yatangaye ufite benshi bitewe n'umubare wamubwiye. Noneho umubwiye ngo I have one, akaba yakubwira ngiye gusiba, nizere ko mwanditse kano kantu, akaba yakubwira ngo wow, wavuze ngo mfite umwana umwe, akatavuga ngo are you going to have any more? Are you going to have more? Are you going to have any more? Ese uzasubira. Are you going? Yakubwira are you going to have cyangwa yakubwira are you having. Byose birashoboka. Are you going, reka nyishire. Are you going to have more? Uzabyara abandi, nibyo abashatse kukubwira. Uzabyara abandi. Are you going to have any more cyangwa more? Any more ashaka gukoresha any cyangwa akaba yakubaza gusa any more. Uzabyara abandi cyangwa akavuga are you going to have any more? Are you going to have more children? Wenda mu kiganiro mwageze iriya akavuga ati abana batanu. Are you going to have any more? Are you going to have any yayishiraho kimwe nuko atayishiraho. Are you going to have more? More ni abandi benshi biyongera ku bandi. Are you going to have more? Are you cyangwa akavuga gusa are you having more? Uzongera cyangwa are you having more? Sibyo abarimo arakubaza se uzongera ubyara abandi, ukasubiza yes cyangwa yes I am, yego nzabikora, cyangwa yes I will. Yes I will. Yes nzongera. Uzongera se are you going to have more? Ukavuga yes I will, nzongera cyangwa no I will not. Sibyo gira ngo twagarukira aho ngaha ku masomo y'uyu munsi. Sinzi ko isomo ry'uyu munsi mwashoboye kwiga. Nibaza ko mwambaza ibyerekeranye n'ibyo tumaze kwiga.